ura crash ngo nyagagora oya crash nago yimana biri seri crash crash ndatahaye Richard gukira Gana amasuri y'ikirenga. araninga bro Zikari. sije ko njya batari byo nahita ndavuga kuri kare Nawe yakugezeho. Ko impamvu yavuze wenda ngo ntawe udaha ni uko yakwenda nawe ashobora kuba yarakugezeho. isura nubwo ari sawa ntibikora nka nyashi ngihura n'umukobwa ubundi mpita ndeba hasi nkibona ari ipasi ubwo nyine ni wazi ntabwo nkunda isombe rero ubwo sinagura ibigumba level ambesire uyise twebwe tuvuze ibyawe ra ibyawe byo tubivuze ngewe kwimutsa umunsi wari uvuye mu kazi sinzi twawereye ahantu wakoreye ukagenda n'abagabo b'abakongomani muri kumwe bakakwinjiza mu modoka y'ijipe bakagusatura bakakwemeza tukagutya ibiki n'ibiki hariya i Remera kweri. intambara rero ikomeje kurota ndetse yamaze gufata indi ntera ikomeye cyane ku mukobwa witwa DJ Crash, hagati y'umukobwa witwa DJ Crash ndetse na Tycoon Ndahiro, ariko noneho uwitwa Mitsutsu we yabishyize ku rundi rwego kabisa. Reka nze ndaje mbanze mbumvishe video ya Mitsutsu avuga arakaye cyane, avuga kuri DJ Crash, avuga uburyo ngo atanga cyane. Urumva Tycoon we yavuze ko ngo DJ Crash atanga cyane, ewana ngo ntawadaha mu isi n'umugenzi, ndetse DJ Crash nawe avuga ko Tycoon nawe ngo ntawadasaba. Ibyo ngibyo ndaza kubigaruka, ariko mbere yuko mbikomeza reka manze mbumvisha uburyo noneho uwitwa Mitsutsu we yaje yabirakariyemo cyane, akavuga uburyo DJ Crash ngo ewana ngatanga kabisa byahatari, ndetse murabizi ko ari umu DJ nyine, ngo yatanze urugero rw'ahantu rimwe ngo ba Mitsutsu banywereye aho hantu ngo DJ Crash yari yahakoreye niho yari yacuranze, then ngo aza kuvuga Mitsutsu aza kuvuga uburyo ngo abagabo b'abakongomani ngo batatu ngo bamujyanye mu modoka ewana ngo bamusaturiramo, niyo magambo yakoresheje. Wenda sinzi iyo mvugo ntabwo iboneye wenda, ariko icyo yashakaga kuvuga mwacyumvishe nyine. Ubwo hari ibintu bakoreyemo wenda namwe murabyumva, so reka mbanze mwumvishe gatoya uburyo Mitsutsu we abivuga. Ambesire uyise twebwe tuvuze ibyawe ra ibyawe byo tubivuze ngewe kwimutsa umunsi wari uvuye mu kazi sinzi twawereye ahantu wakoreye ukagenda n'abagabo b'abakongomani muri kumwe bakakwinjiza mu modoka y'ijipe bakagusatura bakakwemeza tukagutya ibiki n'ibiki hariya i Remera kweri. Abagabo batatu kweri byabaye iryo joro, ese urabyirengagije uzi ko byarangiye? Abantu babifashije kugira ngo ugere ku rwego ugezeho kano kanya, n'inzira winjiyemo yo kuba utagihuza n'abahungu cyane, usigaye witera ababibaye n'abakuvuganira nabo turababona. So tuzi ibintu byinshi byanyu, turabizi DJ we. Narinzi ko nakubikiye ibanga pe, abantu barenga bangahe babizi bakubikiye ibanga cyo kwa muganga tubivuge koko.
ushobora kwibaza ngo ni iki cyatumaga cyari cyatumye Mitsutsu arakara cyane bigeze ahangaha yageragezaga kuza kuvugira Nyambo kuri bya bindi abantu bamusebyaga bavuga ngo aranuka ngo ibiki n'ibiki. Mitsutsu yari arimo yari yababajwe cyane nyine n'amagambo ya DJ Crush avuga ngo hari inshuti ya Irene Ngazi y'umukobwa ngo inuka ngo y'umustar ibiki n'ibiki. Murabizi ko abantu bose nyine bahitaga babihuza na Nyambo, ariko uyu nguyu DJ Crush yaje gusobanuka neza ko rwose atari we yavugaga, ndetse byanagaragaye ko timu ya Nyambo n'abamuri hafi nta kibazo bamufiteho, bazi neza ko we atari bo yavugaga, atari Nyambo yavugaga, kahubwo ikibazo nyine kiri kuri Kasuku wazanye icyo kinyoma, wazanye uko kumuharabika. So gusa Mitsutsu anga wenda ashobora kuba yari atarasobanukirwa neza, ibiri kuba, cyangwa se atari yumvishe neza kiriya kiganiro DJ Crush yakoranye na Irene, we ahitaza yataka DJ Crush nyine amukasa kubera ko nawe yatekerezaga ko uwo yavuze unuka ari Nyambo. Rero nicyo cye cyamurakaje, ahitaza aravuga ati ngewe ngiye gushyira hanze amabanga yawe yose DJ Crush, wowe ati ndakuzi neza, narakwiboneye, abagabo batatu b'abakongomani bose kabisa n'iki uba utambaza ubahereza ubapasa kabisa mu modoka rwose yawana aho ngaho Siri Plus ngo niho byabereye. Mitsutsu rero akavuga ngo yari yaramubikiye ibanga, yaranze kubivuga, ariko kubera nyine umujinya yamuteye amusebereza Nyambo ati ngiye guhita mbishyira hanze. Gusa ngira ngo ibyo ngibyo byabaye clear, barabikiriyarinze, basobanuye ni byinshi, basobanuye ko nyine DJ Crush yarisobanuye kenshi avuga ko atari Nyambo yavugaga, ndetse ngira ngo ibyo na Kiraman yarabisubiyemo ko atari DJ Crush katavugaga Nyambo, ko DJ Crush atavugaga Nyambo. So rero ibyo ngibyo ndatekereza nta kibazo kibiriho mo, wenda na Mitsutsu nawe nyuma wenda yaje kureba ibyo uburyo DJ Crush yisobanuye, nawe ndakeka yarasobanukiwe neza ko DJ Crush atavugaga Nyambo. Gusa nyine ibyo nibikuraho ko yamubaze kabisa, yaramubaze amubagira icyo bita nibisiga kabisa, aravuga ati DJ Crush ngushyize hanze. Ibi ngibi rero byose bijyaje bishimangira ibyo Tycoon yavugaga, avuga ko ngo ngira ngo byose byatangijwe n'aka kavideo Tycoon ari kwa Irene, aravuga ati hari abakobwa baba bikundira gusabana cyane, ati hari n'abakobwa batagorana batimana, ahita atanga nyine urugero rwa DJ Crush, avuga ati rwose DJ Crush ngenda muzi neza, ni inshuti yanjye, ntago yimana habe na gatoya, ntagagorana, ni umwana mwiza rwose utimana, ati ushaka wese ninde muntu atahaye. Tycoon arabyivugira ati ninde muntu DJ Crush atahaye. So reka mbanze nkumvishe gatoya aka video Tycoon abivuga, ubundi wumve aho byose byatangiriye. Wese abakobwa bakunda kwisabanira pe, bakunda kwishima nk'aba DJ Crush. Ura Crush ngo nagagora oya biriseri ba DJ Crush makuru yakuye Crush sinfite yanjye yarabibwiye Crush nago yimana. wow biriseri Crush ndatahaye uretse go nawe yaraguhaye. mbana n'ibiraya hano bikora ibibi, nta n'ikiza bakwikora, n'imiti ntibayifata. Yesu we, indaya mbaya. DJ Crush rero nawe aho ngaho urumva bari bamutayemo, nawe byanze bikunze yagombaga kugira icyo avuga. Urumva Tycoon we yabivuze nk'umuntu baziranye neza cyane, ahubwo anongera bivuga nkaho ahubwo ashobora kuba nawe ari mubo yahaye, kuko yabivugaga neza cyane nk'umuntu
ubizi rwose ndetse anahamya ko DJ Crash ari inshuti ye, ashimangira ko nyine kuba aho uri kuvuga ko atanga cyane cyangwa se aho wabonye wese, aho umusabye wese ari ibintu azi neza ndetse ahagazeho. DJ Crash rero nawe ntago yagombaga guceceka, nawe kuri iyi mihanda arimo aragenda bizamo rwose, ubona ko imihanda amaze kuyifatisha, amaze kumustar kabisa, umwe mu bakobwa batagisiba muri drama zo kuri social media. Ngira ngo murabizi inkubiriye na Rage, Byiringiro Rage umukinnyi wa Police FC. Murabizi ukuntu inkuru zabo zaciye ibintu igihe kinini cyane muri showbiz yinaha, bavuga bati Rage abakundana na DJ Crash bakajya bagaragara kenshi bari kumwe, utuvideo tukajya hanze bishimanye babyinana bameze neza cyane rwose, ubona ko nyine abantu bishimye bari close cyane, ubona ko bafitanye umubano byanze bikunze udasanzwe utari uwo kumenyana gusa. Mu minsi ishize yabibajweho cyane mu bitangazamakuru byinshi yagiye asura, ndetse na Rage nawe bamubajeho kenshi, ndetse byanavuzwe ko mu minsi ishize nawo ngo umubano wabo waje kuzamo agatotsi nyuma y'uko ngo Rage ngo yiboneye nga kandi gakobwa keza cyane. Ibyo byose rero ni ibintu byatumye uyu mukobwa DJ Crash akomeza kugenda agaruka cyane ku mihanda avugwa cyane. Ngira ngo muranabizi ko n'isaga ya Nyambo nayo itumye avugwa cyane muri iyi minsi, itumye agarukwaho kenshi. Ibyo byose rero nibikwereka ko kuri iyi mihanda amaze nawe kugenda agira izina ritari ritoya, amaze kugenda afatisha amenyekana, abantu benshi bamaze kumumenya, ari nako ntekereza ko amaze kugira abakunzi benshi cyangwa se abafana benshi bakunda ibyo akora muri rusange. So rero nawe ntago yari kubura kuza kwiburira ngo nawe atemo Tycoon. So yahise rero ajya kwa Kasuku kuri Kasuku Media TV akorana ikiganiro na Kasuku, aho Kasuku yaje kumwumvisha amajwi ya Tycoon mu kiganiro yakoranye na Irene, avuga uburyo ki rwose ngo amwumvisha uburyo Tycoon yavuze ko ngo atanga cyane, ndetse ngo ko nta muntu atahaye ewana ngo ushatse wese umusabye wese aramuha. DJ Crash nawe atazuyaje yahise amutamo, aravuga ati ariko nawe nta muntu adasaba, ati nta muntu adasaba rwose, ibyo byo ni ibintu bizwi, nawe nta muntu adasaba. Nawe DJ Crash rero umva nawe yahise yumvikanisha ko Tycoon nawe ashobora kuba yaramusabye cyangwa se aza abandi bantu benshi yasabye. Ni nabyo Kasuku yahise amubaza tese nawe yaba yaragusabye, ati wamenye nyine kugira ngo umenye ko asaba cyane, birumvikana ko nawe ashobora kuba yarakugezaho gusaba. Ibintu nk'ibyo ngibyo reka manze nkumvisha gatoya uburyo ki DJ Crash byari bimeze ubwo Kasuku yamwumvishaga aya majwi ya Tycoon, nawe atazuyaje agahita mubaga. Uyu ni umuvandimwe wita Tycoon, umwe mu basore nemera cyane babasha kuba banakiga n'amashuri y'ikirenga. Araninga bro. Sijya ko njyaga batari byo. Nahita ndavuga muri kanya. Nawe yakugezeho ko impamvu yavuze ngo ntawe udaha no kuba kwenda nawe ashobora kuba yarakugezeho. Arabizi? Buzi? Arabizi? Adoyo? Ibiki? Arabizi? Ibiki? Ibyo asaba. Ntabwo mbi. Bado bidasaba. Kuko nawe navuze ibindi. Yavuze ko nsabi nako ampaye ko ndabyitiranyije. Utanga ibiki ko vuze ngo ntawe udaha. Ikiganiro. Yes. Ikiganiro. Ntabwo ndaguhaye. Ikiganiro. Ajya mu nkora mu mubare. Ya nuko nguko rero ibintu byifashe, urumva ko ni uguhangana gukomeye cyane, ni intambara ikomeye cyane yamaze kuba yarota. Ndetse DJ Crash yahamije rwose ko Tycoon asabiriza cyane cyangwa se asaba nawe umuhisi n'umugenzi. No ngo uri Tycoon arashinja DJ Crash ku umuhisi
muhisi n'umugenzi witwa Tycoon nawe agashinja DJ witwa DJ Crush nawe agashinja Tycoon gusaba umuhisi n'umugenzi, gusaba wabonye wese. Umwe ati ntawe adaha, undi nawe ati ntawe adasaba. Urumva ko ni ibintu baziranyeho cyane, ndetse no muri icyo kiganiro rwose Kasuku yaje guhamagara Tycoon kuri telefone avugana na DJ Crush, babisubiramo anamwemeza ko koko nta muntu adaha. Gusa nyine mu buryo bwo gushaka gutebya bahita bavuga bati ngewe navugaga ko ugitanga rwose ikiganiro nta muntu utagiha, avuga ko ari ikiganiro. Ati n'ikimenyimenyi na Kasuku waje kumuha ubwo ni ikigati waje kumuha ikiganiro. So DJ Crush nawe aravuga ati nanjye ariko icyo mvuga saba ntago icyo mvuga Tycoon asaba nta kindi, mutagira ngo ni ikindi kintu rwose. Ati icyo asaba mvuga ni ikiganiro, nawe nta muntu atagisaba. So urumva rero nuko nguko. Gusa nanone byasaga nk'ari brag ariko witwa Tycoon we yayisabikira ku rundi rwego rukomeye cyane rwanatugaragarije ko bishobora kuba koko atari ikiganiro yavugaga, ahubwo ko gishobora kuba ari cya kintu cyo hagati y'amaguru. Birashoboka ko ari cyo yavugaga rwose, kuko ibintu yahise ajya kuri Instagram agatangaza n'ibyo yanditse byahise bitwereka ko koko atari ikiganiro yavugaga, ahubwo kashobora kuba ari ikindi kintu rwose kirenze icyo ngicyo twebwe twatekerezaga. Nyuma yuko DJ Crush avuze ko Tycoon nawe asaba cyane, asabiriza, witwa Tycoon byamubabaje cyane ndetse biranamurakaza rwose, kwihangana biranga, ahita ajya kuri Instagram yiwe rwose ifite abantu barenga 100 na bingahe na 10 na bingahe bimukurikira, 110 120 hagati aho, ariko icyo nzi cyo nuko birenze 100. Ahita yandika amagambo akomeye cyane, arandika ati ntabwo nkunda isombe, ati rero sinasaba ibigumba. Ati yahise yongeraho ko ari imifupa, ati sinasaba ibigumba cyangwa se imifupa. Aho ngaho kugeza ubwo ibintu byari bise bihindura isura cyane, abantu benshi muri comment. Ariko mbere gatoya yakomeje agira ati ngiye guhita mbasomera comment z'abantu icyo bahise batangira kubivugaho, ariko mbere yaho gatoya yahise yongeraho ati kuri caption yashyize kuri iyo poste, yongeraho ati ibaze kweri mu nyoni zose nakwica ntiharimo ifundi kuko kabari gato. Ati niyo nakwinjira mu nzu, niyo kakwinjira mu nzu ako gafundi, ati nagafungurira kagasohoka. Ati ntabwo nsabiriza ndiha. Tycoon rwose yahise abishyira ku rundi rwego. Ati ntabwo nsabiriza boro, ati ngewe ndiha kabisa. Urumva ko rero ni ibintu bikomeye cyane, urumva bamushinjaga gusabiriza no gusaba umuhisi n'umugenzi, ati ngewe sinsabiriza ndiha. Niba munibuka neza mu minsi ishize nanone Tycoon aherutse gukora ikiganiro, niba yarari kwa Irene hari nanone ndakeka, avuga ko ngo aho abereye umusitari, aho akoreye content yitwa one on one igafata, ubu ku mihanda akaba ari Tycoon Ndahiro ugezweho. Ngo ikintu cya mbere kimukomereye ni abakobwa bamubanye benshi, abakobwa ngo bamubanye benshi cyane, ngo bari kumushaka ku bwinshi, barashaka kumuha, barashaka kumukunda ku ngufu, barashaka icyitwa umukobwa ngo kiba gipakiye DM inbox hose, biba bikomeye cyane. So rero ati ntago nsabiriza, ati ndiha. Bishobora kuba bifitanye isano n'iryo jambo nuko kuntu yavuze ko abakobwa benshi bari kumwirukaho muri iyi minsi, akavuga ko rero atajya gusabiriza mu by'ukuri, kandi afite aho bari kubimuhatiriza, bari kubimuhera ubuntu, babimwingingira. Ati ntago ibyo bintu bishoboka. Ako kanyoni gato rero niko kateje ibibazo n'ibintu by'imifupa.
abantu benshi muri komenti bati Tycoon tubwire, ati ushatse kuvuga iki mani, ati ushatse kuvuga ko DJ Crash ari imifupa, ati imifupa uri kuvuga ni yande, ati se ushatse kuvuga ko DJ Crash ari mutoya cyane ku buryo wamujyanye n'ako kanyoni k'agafundi ngo kakaba utagirira peti nyine ku buryo niyo kagera mu nzu wawe wagafungurira kakigendera amahoro. Abantu benshi ntago babyumvaga cyane, abandi bati muri comment, abandi bati Crash naze yumve, bati rwose naze yumve ibyo bamukoreye. Atabandi ati narabonye ndagenda tubwo DJ Crash, ati ushatse kuvuga ko DJ Crash nyine ubwo ari ibyo ngibyo, ari imifupa cyangwa se ari we kanyoni gatoya nyine wavugaga waretse kakigurukira. Ni ibintu byinshi cyane rwose. Abantu benshi bagiye bavuga ati koko DJ Crash umwisi imifupa. Urumva rero abandi bati ni byinshi bavuze muri comment, ngira ngo wenda niba uri kureba neza uri kugenda ubibona. So rero ni ibintu bitoroshye na gatoya, ntabwo byarangiriye aho, kubera ko Tycoon yise noneho agarukana uburakari bwinshi cyane, bya bintu yari yanditse noneho ajya no kubiririmba, yakoze akaririmbo kasa nkaho rwose n'ubundi ari kavugaga kuri DJ Crash cyangwa se kasubizaga DJ Crash, avuga ati nibyo rwose, nibyo rwose isura ni sawa simbihakana, ati rwose ikura abafana, atariko rwose ngewe ati nkibona ko uri agataya ari gatoya, ati ubwo mbona rwose ari wazi, ati mbona nta kintu kirimo, nta kintu mfataho, ati rwose ntago ibintu ntago nkorana n'ibyo bintu rwose byo by'imifupa n'iki, ati ngewe nkundiroti boro, ati ngewe nkundiroti. Reka wenda nkumvishe neza ubanze wumve ukuntu yabivuze. Eyo, kugira isura ni sawa rwose simbihakana, ndabizi ko ari fresh kandi binatanga abafana, akana keza muri kumwe wumva mwanagumana. Listen, isura nubwo ari sawa ntibikora nka Nyashi, ngihura n'umukobwa ubundi mpita ndeba hasi nkibona ari ipasi, ubwo nyine ni wazi ntago nkunda isombe rero ubwo sinagura ibigumba. Never nkunda amaroti man. So urumva rero ko ari ibintu bitoroshye n'aka na gatoya, ibintu birakomeye cyane hagati ya DJ Crash ndetse na Tycoon Ndahiro. Ibintu rero nuko nguko byifashe kugeza ubu. Tycoon navuga ko afite ibitego 2-1 cya DJ Crash, ubwo dutegereje ko DJ Crash nawe ari buze gufatira mikoro cyangwa ari buze kugira kuri kamera, nawe dutegereje ko ari buze kwihimura akaba yakihorera kuri Tycoon nawe akamubaga ubundi ibintu tugakomeza kwirira show gake papa gake. So ubwo rero nanjye ndi hano kugira ngo nkomeze mbikurikirane, nkugezeho 5 kuri 5 uko iyi ntambara y'aba bombi iri buze kurangira. Ariko se ku rundi ruhande nanone koko DJ Crash aratanga cyane, ntago yimana. Ku rundi ruhande se nanone koko Tycoon nawe arasaba cyane, ntago amazi ajya arenga kanogo. Mugani wo bita Emi Nsengiyumva ikinege, ati amazi arenza kanogo, amazi arenza kobo. Ubwo rero nanjye ndabaza, Tycoon ameze nk'amazi atajya arenga kanogo, ntago ajya arenga kobo, ntago nyine wamucika atagusabye, niko bimeze koko. Ubwo abaza abo bombi murajya muri comment mwandike muti DJ Crash ko muzi koko ibyo bamuvugaho nibyo, Tycoon nawe ibyo wenda umuzi nawe atubwira ati ibyo bamuvugaho nibyo. Ubwo biraza guterwa nuko
mubazi ariko ntimuze kubabeshyera nusanga nta kintu biziho wicecekere wowe uduhe igitekerezo ku bintu kuko uri kumva ibintu gusa ntujye kuvuga ngo urabazi kandi utabazi sibyo kugira ngo ibintu byo guharabikana no kuvuga no kubeshyerana no kubeshyera umuntu tutamuzi cyangwa se ari ibinyoma tubireke ntabwo ari byiza. So hanyuma rero ku rundi ruhande nanone nubwo ari bato y'aba bantu babiri, nubwo ari intambara y'aba bantu babiri DJ Crash na Tycoon, ariko nanone ku rundi ruhande hari undi muntu wabyivanzemo witwa Mitsutsu ko yavuze ko DJ Crash hari abakongomani batatu baba yahaye mu modoka rwose ngo ako kanya aho bari bakajya kubona mu modoka ibintu birakomeye bamwinjijemo gutyo ngo birange ngo bidateka biri ngo bajya kumva ibintu birakomeye rwose. Yabivuze neza nk'umuntu byiyiziye. None DJ Crash we aramuhereza cyangwa nawe araza kumubaga? Ese nta kintu DJ Crash ari buvuge kuri ibi bintu Mitsutsu yamuvuzeho? Nta kintu ari bumusubize? Biraza kurangira gute? Ibyo bibazo byose rero uri kwibaza ewana ndahari kugira ngo nze kubigusubiza 5 kuri 5. Ubwo amakuru araza kuba agenda agerwaho ibyo DJ Crash ari bugongere gutangaza yaba kuri Tycoon yaba kuri Mitsutsu. Ndi hano kugira ngo nze kongera kubikubwira. Wowe kora subscribe kugira ngo inkuru zose ziri gucaracara muri showbiz na entertainment hano mu Rwanda muri rusange zijye zikugeraho mu bambere, ndetse n'andi makuru asanzwe nayo yaba muri politike yaba mu buzima bw'igihugu n'iki n'andi makuru adasanzwe yiza nkuru ziba zidasanzwe nyine zabaye ziri guca ibintu ziri gutrendinga turajya tuzibagezaho 5 kuri 5. Wowe icyo usabwa ni gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Wakoze cyane kutwumva.